Ifandwa TV, Factory One Rwamagana TV. Amini shwabe bali kumena we arachi amini shwabe bali kumena mwana sikari kanda bali kumi ubu nifuza ndashaka gora amasengesho y'isirinde dushaka gukora kandi ayo masengesho azagira impact ku buzima bwacu nk'uko rero no kuganiriza iyo nza korera abateguye twari twatangiye no kuwa mbere ariko ntabwo tuzatangira kuwa mbere bizabura umunsi wo kuyatangira noneho muyasenge kandi tuzasoza tujye no kwigaburo ryera kuwamenya ngo rero mu basare umuntu wese uri ahangaha yiteguye mwumve neza ntabwo tugiye kubwirirwa ahubwo tugiye kwihiriza no gusenga muranyumva neza bene data turi kumwe ahangaha tugiye gutanga igitambo cyo kwifuza no gusenga ukunda kuba amasengesho utangira ubye tuzayakora nayo ngayo dutangira amasengesho ashoje tugasoza atangiye ubu twese tuzaba tujya amasengesho ariko umuntu wese yumve ko niba wumva amasengesho ariko yakumarira umbabarire tuzasekana nawe utarasenga utariyiza ubusa iminsi yashize nigeze gutanga umwana tumaranye imyaka igera mu 8 yasanze mu ofisi nabwo ko wabiza aho gusa narimwe ati ntabwo biza aho pastor tibyarananiye niyo yirije akagera saa 4 ngo agiserere mariza bakagikiza bakama ukasone ko mu uracitse noneho cyangwa se ko umuntu ahamagaye ngo pastor ni ngo kose niba afite isereri cyangwa se umuntu ahamagaye ngo pastor ngo ahantu turi hari inyama nziza wambabariye aya masengesho mazayisha uyu munsi mazawisha mujya kwimora ntawe mwiza ariko turaziranye tunagira n'amagana y'abaswahili urumva ngo baretse nazayisha ese uzayishwa aya tugiye gukora rero ari serious mbwira mugenzi wawe ari serious reka babasobaze nk'ubu nashaka kangake mama ntabwo ndareba ko nashaka kangake ndagira ngo tubaze ikibazo utuye muri karitsiye ukumva hakaba hari umuntu ugenda yigamba yuko azakugirira nabi muri karitsiye umuntu akaba yigamba ko azakugirira nabi ariko wowe ukaba utaramubona ariko abandi bamubona ariko mukaba akabivuga utanamuzi ariko akabivuga ukumva umuntu akunda kwiza nkuru bazakugira nabi azakugira nabi ukumva umuntu ari muri karitsiye wakora iki wajya wasenga wasenga kiri kimwe yakora yasenga wajya rero yisere wajya rero yisere kugenda wikanga icyo wakora mpageza inzira wakora iki vuga cyane wamujyana muri ukataramubona utaramuzi wareka ngo umuntu bre neza fanya wakwishinganisha ukishinganisha ko ushaka kugira nabi wari wako tumimenya yakubwira wari yakubwira gutese mama rero bazashobora kubikubwira muteranya nawe atari bityo oya mama ndavuga ko ukunda gukora ibyo araharagenda muri karitsiye y'igamba rye agenda avuga yuko azakugira nawe umuntu avuga yuko azakugira nawe nyamara ntabwo uramubona wakora iki yesu mama ntukwishinganisha ukarekeraho ese ubundi kwishinganisha bya gukora kukugira nabi nimubwire nimusubize ikibazo kwishinganisha bivanga kugira nabi hari izindi mbaraga
kwishinganisha byatuma mutagikora tugende ntabwo byafashe. Yes. Icyambere yakoreye abasha kumenya ushaka kumugira nabi neza. Namara kumenya akora ushoboye nk'iyi ukamwirinda. Ibyo ngibyo kwishinganisha biza nyuma kuko ntibikuraho ko agirwa nabi. Kwishinganisha ntabwo byabaho ko agirwa nabi. Rero namusengera umugambi wo gukomeza. Iyo bari bose mu munyamwuga we yamusengera umugambi we ukawuzwa. Ni munyemerere rero babyeshi umuhungu mwiza ntiyongeje niwereye ko niyongeje niwereye icara mu okay so reka twese reka umwe amasengesho tugiye gukora ari muri ibintu byose uko mubibona. Turashaka gukora isengesho ryigizayo umwanzi wacu mu mwuka. Turashaka gukora isengesho rigera ko tutabona. Bivuze iki? Ijambo ryo muri Yeremiya 33:3 babona n'abazi nzabatabara mbere ko biruje mutabasha kumenya. Gusenga tugiye gusenga nuko guhishurirwa ibyo bidashobora guhishurwa n'abantu. Gusenga dushaka gukora ni isengesho rituma tureba hirya y'aho dusanzwe tureba. Mana ntabwo ikibariro. Gusenga tugiye gukora ni ugutuma ushobora gusobanura kuvuga ngo niba hari umuntu ukugambira kukugira nabi yarangiza akagenda abyigamba, umuntu w'inshuti yawe wa mbere n'ukubwiye ngo hari umuntu ugenda yigamba. Ni ikibi rero kutamenya amakuru. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo n'abahanzi nzabatabara mukomange muzakingurira. Hano ugomba kutubwira amakuru muri iki gihe cya none. Icya kabiri ni uko usibye ubundi umuhanga, usibye kumenya umwanzi wawe ntibihagije, ahubwo niba agambira kugira nabi ese urebe ko utamusanga muri teritwari ze nawe ukamugira nabi. Intambara ziri muri iyi si mwamaze iminsi mu intambara z'abarusiya n'abacyari muri Ukraine. Abarusiya baravuga ngo abanyayukrayini barashaka kuzana ikintu wenda mutari bushe kuva mwese cyitwa NATO mu nkengero z'Abarusiya. Baravuga ngo tuzarwana wenda tumarane ariko ntabwo muzacyaza. Tuzicane tumarane ariko kubera iki barashaka umutekano. Ni ukuvuga rero niba umuntu agambiriye kukugira nabi uba ugomba kutaguha umutekano. Gerageza umwanzi ntabwo uri umutekano. Umwanzi tuvuga murabe umusore wasangiye gufata umugabo wawe. Gerageza umwanzi wawe nta mutekano akwiriye. Gerageza umwanzi wawe nta mutekano akwiriye. Ubwo rero icyo uvuga uwo muturage, umwanzi wacu nta mutekano akwiriye. Iyo mpamvu rero mu masuta, mu mabwira, mu magesi tugiye gusenga. Gerageza ngo tugiye gusenga ku bw'iyo mpamvu. Umwanzi wacu nta mutekano. Haleluya. Mwana w'umugisha cyane. N'abahawe cyane. Umwanzi wawe nta mutekano akwiye. Ni icyago kuba urimo ugenda mu nzira iteka guhora wikandika n'igicucu kikuzengurutse. Rero igihe cyo kugira ngo twigizeyo ni iki ngiki. Reka tutareba ngo wari yihereranye na Yesu. Umva ukuntu bivuze Yesu akawongera muri iryo jambo ugera usome. Nuko ubwo yasengaga yiherereye
arababaza ati ariko noneho umwanditsi agiye kwandika baravuga ngo yarihereye. Iyo turi kumwe na Yesu yitwa kwiherera. Iyo uri kumwe na Yesu ubiregeye yibwira ko ubiregeye akwibwira ko muri kumwe, ariko kuri Yesu abwita ko Yesu yihereye. Ni ikibazo gikomeye. Ubwo bari kumwe n'abihereye amasomo bagiye arababaza ati arahindukira arababaza ati mbese hari ibiganiro bikorerwa mu mwiherero. Mbwira mugenzi wawe ibiganiro bikorerwa mu mwiherero. Ariko mbwira mugenzi wawe ibiganiro bikorerwa mu mwiherero. Ibi tumubwire niba utamutinya. Hari ibiganiro bikorerwa hehe? Mama hafi icyubahiro. Urakoze cyane. Reka mubwire akantu kamawuha. Igihe kimwe aho twari dutuye habaga abantu bitwa abarangi. Abarangi mushobora kuba batabazi. Abarangi babazi. Bamwe bavuga abarundi, abandi bavuga abarangi ni abantu bakoresha umwuka mibi. Noneho bukeye abarangi baraza bajya hejuru y'iwacu, hari ahantu hari igiti, barangije bakajya bahakorera, bakabyina, bagakubita ingoma, bakaharara, bakahirirwa. Hari igicaniro. Ndimo gusenga Mwuka arambwira andebesha ndimo gusenga, arambwira ahantu areba ati biriya bintu ndashaka kubikuraho. Igihe cyose ntabwo nigeze ntekereza kubikuraho, ariko Umwuka we yarambwiye kugikuraho. Ndagira ngo mbwire, hari ikintu ushobora kuba wicaranye nacyo kugeza igihe uzasengera. Ngira ngo ngeze mu gihe ushobora kuba wicaranye nacyo kugeza igihe uzasengera. Cyangwa igaragara hari ikintu wicaranye nacyo kugeza igihe uzasengera. Arambwira ngo kiriya kintu wagisenya. Cyangwa abagabo n'abagore nari jyenyine ndangije ndahaguruka bari gutera ingoma, mfata biriya, mfata inkoni, ndazamuka. Ariko no kubeshye numvaga akantu ko kwizera, ariko kandi mubonamo n'akantu k'ubwoba. Nicyo yatumye nambaye inkweto zifunga neza, mugabo ntibashidikana ndiruka. Ariko n'Umwuka yari yambwiye, iyo Umwuka warakuganirije ibintu biroroha. Iyo Umwuka warakuganirije ibintu abishyira ku murongo, ibyananiranye abyigizayo. Haleluya. Bawuhamya Mwuka bwawe. Ndazamuka, ndangije ndatunguka, ntungutse bamurika amaso, ndavuga ngo uhereye none sinzongera kubona ahangaha mu izina rya Yesu, kandi ndashaka kubona mwese mutatana. Nagiye kubona mbona umugore asohotse yiruka, umugore n'umugabo birukana bataka. Kuva uwo munsi n'uyu munsi wawe ntabwo wajya gukora ibyo bintu. Mwetera ngo ntimukibwire ngo gusenga, ntubwire ngo mukibwire ngo gusenga, kugira ngo utishuke n'amasatana bangoni y'amashakidori y'amaso, kugira ngo utere. Ab'isi bakoresha netiwaka ya MTN, ab'isi bakoresha netiwaka ya Rwanda Pay, ab'isi bakoresha netiwaka ya Airtel, ariko tugira netiwaka batagira. Dufite netiwaka batazi, dufite netiwaka, hari netiwaka tugera akomeye sabahija, dufite netiwaka ye. Jambo ya kabisa tugira netiwaka. Ariko
amasengesho yabera ngaza wicara ko wabizi no kuzimuza musi mubariza kutembeje kutamaza ikorotina wona kubwira narabwira ko ntabwo ni kubwirwa no kwiyiza biratandukanye niyo warabwiriwe wese tureba icyo tureba no kwiyiza ubusa no kureka ibyo kubera Yesu kwiyiza ubusa no kureka ibyo abandi bakunda kubera Yesu kuzabikora kuko nicyo dushaka niba udashaka kumenya abantu niba udashaka kuyamenya niba udashaka gusobanukirwa niba udashaka gusobanukirwa niba udashaka kwigiza imanza wawe byamuriza gusenga niba hari ikintu kigorana kuko gusenga ntabwo ari umwana ushize wigeze kutwigisha ngaho tugira gusenga umwana n'umugisha gusenga ndagusengamo kajyana ndashaka kubabwira tugiye gukora amasengesho ku buryo hano ku rusengero mwese mugomba kubonye akanya uzageza nk'ahasanzwe kubonye akanya uzageza ugasanga umuriro waka kubonye akanya tugiye gukora amasengesho urabashatara amakorari amashakiro biramugeza gushaka akanya ko gusenga tugiye gusenga bifuza ko tuzasenga igihe cy'akari ukazaza hano ugatanga ubuhamya ukabona rero Imana yawe yarakibonye bashaka kwigisha ariko Yesu araryoshemo umwami Yesu umubiri we ntiyaza rwose amaraso ye ikimaranyota umva bararyoha Yesu araryoshemo komeza ukuri narimo gusenga ndimo gusenga umunsi umwe twarimo gusenga bikika Ifandwa TV Factory 1